ngo mbese wubatse he? Aho ntiwaba wubatse mu manegeka cyangwa se wubatse ahantu hari ibibazo, uri muri risike. Igihugu cyacu gifite gahunda yo kugenda gituza abantu ku mudugudu, cyatangiye kera gikura abantu ahantu kibona ko bari mu bibazo bashobora kuzagerwaho n'ibibazo bitewe n'imiturire mibi. Ni gahunda ya leta. Ijambo ry'Imana naryo rero ryerekana ko dukwiye kwitondera aho twubaka. Mbese wubatse he? Nta wundi tugomba kugira kubakaho usibye Yesu Kristo wenyine, kuko abandi bose ushobora kwishingikiriza ku muntu atari uko wenda yanze no kugufasha agapfa, ubwo se waba usigaye. Rero Yesu Kristo niwe usigarana natwe, mu byago turasigarana, mu makuba turasigarana, niwe utajya uterwa n'isoni zo kwitwa iwacu. Umuntu wita kuri Kristo akamwitaho ni nk'umuntu yubatse ku rutare, naho ibindi byose uba bifite none ejo ukabibura. Rero navuga ngo genzura neza urebe aho wubatse, kuko niba wubatse ku bindi bitari Kristo uri mu bibazo, uri mu manegeka nk'uko twatangiye tubivuga. Haleluya. Amen. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, kuko Imana yabanye natwe mu cyumweru cyose cyatambutse, namwe tukaba dushimira Imana yuko namwe muri amahoro mumeze neza. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Rero nk'uko musanzwe mubizi, tugeze muri wa mwanya mwiza wo kugira ngo tubasangire ijambo ry'Imana riba riri kudufasha nka famiye yacu, kugira ngo ribafashe nk'uko natwe ryadufashije mu izina rya Yesu. Tugiye gutangira rero amateraniro yacu dusenga mu izina rya Yesu. Yego. Turagushimiye Imana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ko Imana ishobora byose, tugushimiye ko ubana natwe buri munsi, twongeye guca inzira kugira ngo tubashe kuganira ijambo ryawe, turisangize n'abantu waremye, utubonereze kuri gabura, kandi natwe ugiye kumva no kumvira uwigisha n'uwigisha twese tugabane umugisha imbere yawe. Turinde kirugwa yose mu izina rya Yesu, byose bigende nk'uko ubishaka kandi bikora icyo bitumye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen. Rero tudatinze twasheri akatugezaho ijambo ry'Imana ariko dufasha nka famiye yacu. Imana iduhane umugisha. Ni karibu. Yego. Haleluya. Amen. Dushimiye Imana cyane ko iduhaye n'umwanya nanone, iduhaye amahirwe yo kongera gusangira ijambo ryayo n'abantu yaremye. Ni umugisha muri ya gahunda ya home worship, gusengana n'abantu mubana mu rugo. Ushobora kuba ari umuryango mubana nka famiye, abavandimwe n'ababyeyi babo, cyangwa se abana n'ababyeyi babo, cyangwa se munabana no muri ghetto muri abajene, ariko mukagira akanya ko gusengana, kubera yuko Imana yavuze ko 2 cyangwa 3 iyo bateranye mu izina ryayo ibiri hagati muri bo. Reka dusomere iri jambo ry'Imana. Turasoma Matayo 7, dusome ku murongo, duhere ku murongo wa 24 kugeza 29. Aravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa
kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Haleluya. Amen. Iri ni ijambo twahaye umutwe uvuga ngo mbese wubatse he? Aho ntiwaba wubatse mu manegeka cyangwa se wubatse ahantu hari ibibazo, uri muri risike. Igihugu cyacu gifite gahunda yo kugenda gituza abantu ku mudugudu, cyatangiye kera gikura abantu ahantu kibona ko bari mu bibazo bashobora kuzagerwaho n'ibibazo bitewe n'imiturire mibi. Ni gahunda ya leta. Ijambo ry'Imana naryo rero ryerekana ko dukwiye kwitondera aho twubaka. Mbese wubatse he? Yesu yari amaze kwigisha ijambo ry'Imana rivuga iby'irembo rifunganye, avuga uburyo inzira ijyana abantu mu ijuru ari inzira ifunganye, ariko inzira ijya kurimbuka ari inzira yagutse umuntu nyine aba agenda yisanzuye nta kibazo. Kubera iki rero? Nuko iyo umuntu ajya mu ijuru hari ibintu agenda agasiga kubeshya, agasiga gutukana n'ibindi byinshi biba bimufasha kubaho mu isi ariganya cyangwa se kugira ngo abone indonke zindi, ariko aciye mu nzira mbi n'ibindi byinshi bibi. Bisaba ko umuntu abyikuraho kugira ngo abashe guca muri ya nzira nyine ifunganye. Inzira ifunganye bivuze ko niba wambaye imyenda myinshi cyangwa se hari imizigo ufite ntiwayicamo, hari ibintu ugomba kubanza gusiga kugira ngo uyinyuremo. Rero yaramaze kwigisha n'amagambo y'irembo rifunganye n'inzira yagutse cyangwa se igihogera ijyana abantu kurimbuka. Ahita avuga ngo hamwe n'ibindi byinshi yari yavuze, aravuga ngo abantu bumva ijambo ryanjye bakarikomeza bamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Urutare yavugaga n'iki? Niwe wivugaga. Haleluya. Amen. Ntabwo nshaka ko biza kuba ijambo rirerire, ariko navuga ngo ese we wubatse hehe? Wubatse kuri Kristo cyangwa wubatse ku bindi? Wubatse ku ijambo ry'Imana? Ubundi iyo usomye Yohana igice cya mbere ubona ko ijambo cyangwa se jambo ari Kristo. Iyo wubatse ku ijambo ry'Imana ukizera iby'Imana ivuga mu byanditswe, n'ubundi uba wubatse kuri Kristo. Mose yaravuze ngo iyo abanyabwenge ngo bari kwita ku iherezo ryabo. Ese ntiwaba wubatse ku bumenyi ufite cyangwa se ku mbaraga ubona ufite, yenda imbaraga z'amafaranga cyangwa imbaraga z'ubutunzi cyangwa icyubahiro ufite? Ese ntiwaba wizerera cyangwa se wubatse ku kazi keza ukora? Hari umuntu umwe nigeze kumva mu minsi yashize, ni umukire, ari kuvuga ati baramubajije ati se wakena bigenze bite? Aravuga ngo reka ngo njye byararangiye ntabwo nakena. Aravuga ngo ibyo ngajya abibwira umuntu yawe uri kumaza ati ujye ubibaza abandi, yewe ibyo narabirenze, narakize byararangiye. Aravuga ati njye mfite impamya y'ikirenga ku isi hose. Urumva uko uwo nguwo yubatse nyine ku butunzi, yubatse ku bukire, yizereye nyine mu bukire ko nyine atakena. Niho yubatse. Ariko se wewe wubatse he? Nawe wubatse ku mafaranga, wubatse kuri tekinike wenda zo kurwana, uvuga ati ngiye nta cyankoraho ndakomeye. Ariko usubije amaso inyuma mu bantu bize ibintu by'imirwane n'iki, hari abantu ugenda ubona ko bari bakomeye ari ibihangange bo batagihumeka. Hari abantu bari bafite ubutunzi bwinshi mu Rwanda ndetse no ku isi hose, twagenda tureba, ingero zirahari, buri wese arazizi, batakiriho. Abo ba Hitler banyeganyeje isi, abo bita ba Napoleon n'abandi bakomeye bagiye bakomera, bakaba abantu bamenyekana b'ibirangirire, ariko n'ubu ntibakiriho. Rero mugenzi wanjye, ijambo Yesu yari ari kuvuga, yaravuze ngo umuntu wita ku ijambo rye akaryubakaho, umuntu wita kuri Kristo akamwitaho, ni nk'umuntu yubatse ku rutare. Naho ibindi byose uba bifite none ejo ukabibura. Rero navuga ngo genzura neza urebe aho wubatse, kuko niba wubatse ku bindi bitari Kristo uri mu bibazo, uri mu manegeka nk'uko twatangiye tubivuga. Imana rero idufashe, ntabwo kuvuga byinshi ari byatuma mwumva ijambo ry'Imana kurushaho, ariko twavuga ngo niba utarakira Kristo, uyu ni umwanya mwiza wo kumwizera, ukamwakira akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nawe ukaba mu bakiriye ubugingo bari mu isi bategereje ko Kristo agaruka.
Turagushimiye rero, niba warubatse ku bindi, ku bwenge, kuri diplome zihambaye, ubutunzi se, ku cyubahiro se, ku mwanya ukomeye, ku bantu muziranye, ku muryango ukomeye n'ibindi byinshi, ibyo ngibyo ni ibintu bibura mu kanya nk'ako guhumbya. Ni ibintu umuntu aho Imana ikora kuri kano kuka yamuhaye ko guhumeka, bigahita biba ubusa, akahita ahinduka zeru, akajya mu butaka byose akabisiga, bikasigara biribwa n'abatarabiruhiye. Cyangwa se wenda bawe n'umuryango we nabo nyine bagasigara babyinjoyinga, ariko we nyine yagiye. Ntacyo twazanye mu isi na nicyo tuzajyana. Rero inshuti yanjye nakubwira ngo ita ku iherezo ryawe. Ese upfuye none wumva iherezo ryawe ryabiriye? Wumva wajya hehe? Ese ntabwo wizera ko ijuru ribaho? Ntabwo wizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi? Niba utizera ko hari ubundi buzima, ariko niba wumva ko byanze bikunze hari ubundi buzima nyuma y'ubu ngubu, ukwiye kubutegura nk'uko nuteganya ahazaza hawe, ukavuga ngo umwaka utaha cyangwa se uyu mwaka uzarangira ngeze ku ibi. Imana duhanumisha twubake ku rutare ari rwo Kristo, twubake ku Mana, niho hantu hizewe, ahandi hose ni umusenyi nk'uko indirimbo twatangiye avuga ngo nikomeze ku rutare n'ahandi ni umusenyi. Reka nakire n'umufasha wanjye anabakomerezeho, agire inyunganizi yindi yongeraho, nyuma tuze gusengera hamwe. Ni karibu. Alleluia. Amen. Imana y'umugisha sheri atwigishije amagambo meza. Ubundi kubaka ku rutare niyo fondasiyo. Buriya ikindi cyose waba wishingikirijeho cyangwa waba wubatse ku musenyi, ku bintu bitazaramba. Ariko turakwinginga kugira ngo twubake ku rutare ari we Yesu Kristo, kuko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo twemere isoni z'umusaraba. Mbese wubatse kuri famiye, wubatse ku mafaranga, wubatse ku mashuri, nta wundi tugomba kugira kubakaho usibye Yesu Kristo wenyine, kuko abandi bose ushobora kwishingikiriza ku muntu atari uko wenda yanze no kugufasha agapfa, ubwo se waba usigaye. Rero Yesu Kristo niwe usigarana natwe, mu byago turasigarana, mu makuba turasigarana, niwe utajya iterwa n'isoni zo kwitwa iwacu. Turashimira Imana yuko waba uri umukene, waba uri umukire, ntabwo ajya aterwa n'isoni zo kwitwa ati uriya ni umukene, nibabona bimeze gutya. Oya, Yesu Kristo ni uwacu. Nicyo nababwira, twikomeze ku rutare, nibyo bizadufasha kubaho neza mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu, amen. Twakomeza dusenga, sheri agiye kudufasha gusenga kugira ngo umwuka wera akomeze kutuyobora, kandi n'abatarakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza bamwakire. Uwiteka abahe imbaraga, abahe ubushobozi nyine bwo gutuma bamwakira mu izina rya Yesu, amen. Yego, Imana iguhe umugisha ko wadukurikiye, kandi nashira Imana iguhe umugisha ko nawe tanze inyunganizi ku ijambo ry'Imana. Hari igihe kinini dufata turi kureba ibindi, tureba comedies, tureba n'ibindi bitandukanye byo kunezeza uyu mubiri, ariko wowe ufashe iminota mikeya 10 cyangwa 15 cyangwa 20 kumva ijambo ry'Imana, ntabwo ari impfabusa. Hari umugisha Imana iguha, kandi hari byinshi byiza uzagenda ubona kubwo guha umwanya Imana uremye. Ntabwo ari ukugira ngo wenda dukurikiye cyangwa n'iki, tuba tuvuga mu mwanya w'Imana. Uba uri kumva Imana, ntabwo ari twebwe uri kumva. Rero Imana iguha umugisha. Reka dusenge tugusabire umugisha. Imana irushaho kubana nawe no kuhishurira kurushaho, iduhe twese twe nawe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kugira ngo tumenye ubwiza bwayo n'imbaraga zayo nyinshi, tumenye no gukora ibyo ushaka mu minsi idutije yo kuba duhumeka muri isi. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, uri Imana ishoboye byose, Data mwiza. Dushimiye ko utajya urobanura abantu ku butoni, tugushimiye ko utuzi neza, uzi imyicarire yacu n'imihagurukire yacu. Dusabiye umugisha mwene data cyangwa mushiki wacu udukurikiye uyu mwanya ugana gutyo, umuhe umugisha kandi umwishurire ukunze kuba natwe muri byose, tugirire neza. Mwami, ukore icyo wagambiriye, kandi ijambo ryawe risohoze icyo utumye, mu izina rya Yesu Kristo twizakuze Yesu, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Turabakunda, bye.